yego murabona ko ndimo ndatebeza cyane kugira ngo nanjye mbe umuntu ugaragara fresh kuri kamera za Nyirangaza official. Maze iminsi abantu bambaza ngo ariko Stone ngo wagiye he ngo ko wabuze. Ntago nabuze, turimo turakora, turi kwa uploadinga buri munsi. Murimo murareba ariko ibikorwa turi kubaha kuri iyi channel. Mukomeza abantu badukunda mu birebe no ibintu turi kubategurira ni ibintu byitwa moto. Dusimbutse rero iyo sije, hari sije yatuzanye ahangaha. Hano urabona ko ndi kumwe na mujyanama aka Makurata, ndi kumwe na madamu utoroshye hano bita Nyirangaza aka kandi ntago nakababwira ubu nigiye mwita bebe, ariko nanjye Stone nkaba naje. Rero ikintu tugiye kuvugana ahangaha, hano umudamu yanzanye impaka, ndavugana izo mpaka, reka tugishe inama abatureba bazaduhe comment, baduhe n'inyunganizi, batubwire bati ibintu bari abantu bari kuganira ariko yemagaza n'uyu ahagaza gutyo. Urumva bo bakunzi bacu rero, nuko madama barifasha ati uyu nguyu abarifasha ati nta mugabo ukwiye kwahukana. Nanjye ndavugana ahubwo niba utanabizi neza, umugabo niwe usigaye ukwiye kwahukana kuko aba yirinda ibibazo, sibyo? Ngiye kubaha impamvu 5 zituma umugabo ashobora kwahukana muri iki gihe. Umugabo impamvu ya mbere umugabo ashobora kwahukana mu buryo bwo kwirinda ingaruka mbi z'igikorwa ashobora gukorera umugore. Iyo ni ya mbere. Umugabo ashobora kwahukana mu buryo bwo kwirinda ya gahunda yo kugira gute, kujya kubigisha hariya muri gereza, gufungwa nyine, barabyumvira. Ni ya kabiri. Umugabo ashobora kwahukana kugira ngo ataza guseba cyangwa ngo yitwe ubundi ni nk'iki kise. Ubundi umugabo ngo wakubiswe n'umugore ntaba akiri umugabo, wa mugore niwe wabaye umugabo. Iyo ngingo ya 3 murayumva. Iya 4, hari igihe buriye umutekano uwushakira mu kwigomwa ibyo wakundaga. Iyo ni option ya 4. Iya 5 rero buriye, aho kugira ngo ubabaze umuntu wabwiye amagambo meza, kumubwira ko umukunda, muzabana karamata, muzanywa ibihari, muzasangira ibihari, ejo bigahinduka ukabona iyo wibutse amagambo wamubwiraga atuma byanze bikunze ufata icyemezo ukavuga uti umuntu nkunda ntago namubabaza, reka mbe muhunze. Kandi ibyo bintu nibyo byumvikana. Aha ntago rero uko ubyumva ntago ariko byumva. Nubwo uri umugabo wanjye ntago bivuze ngo twumve ibintu kimwe. Wowe byumva ute? Umugabo nyamugabo bavuga ko umugabo ari uhangana n'ibibazo. Abatwumva batubwire. Umugabo nuhangana n'ibibazo. Impamvu ya mbere, umugabo wahukanye ababaye ikigwari, aba yahunze ibibazo. Umugabo uhunga urupfu aba ahunze urupfu gute? Ahunze urupfu gute? Ikindi cya kabiri, nimba ufite umugore ukabona adashobotse, wenda impamvu zikunze gutuma abantu bashwana, wenda umugore ni umusinzi, umugore ni umusambanyi. Aho urwo rugero ubundi iyo yamaze kurugeraho, noneho urugo umugabo niwe ushaka. Yego. Kereka wa mugabo, kereka nimba uri umugabo ukabuze ko washatswe. Ese ubundi reka tukiraho. Umugabo arashaka cyangwa arubaka? Umugabo arubaka, ariko nanone ngiye ndi kumwe n'umugore wawe. Uti gute? Iyo baguhaye inshingano kuri umutwe w'urugo ukifata ukaruvamo, ese ubwo ubu ukiri umutwe w'urugo cyangwa ububaye? Reka nkomeze. Nimba ufashe ubwo umugore kugira ngo umusige, ni ukubona ko hari imico ubona adafite idakwiye. Yego. Kandi mufitanye abana. Nimba ngiye impamvu rero ndi guhamya ko umugabo ugenda bari ikigwari, nimba mufitanye abana ukamusigira wa mugore ubona afite ya mico idakwiriye, kandi ya mico bavuga ko ubibahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Ni gute ushobora kuvuga ati reka ibi bintu mbite aba bana mbatererane, umugabo nikuriremo akanjye karengemeye kagakapo ngenda? None se ikindi cya kabiri, nta hantu handitse ko ubuyobozi burenganura abagore gusa. Umugore adashobotse arimo arabangama mu rugo yajyanwa mu buyobozi nk'uko umugabo nawe ajyanwa mu buyobozi. Ngiye rero ntago nemera yuko habe na gato umugabo yava mu rugo ngo agende
ntabwo ari umugabo. nanjye icyo kintu turi kumwe ntabwo nemera yuko wahaguruka ngo ugende ikintu nawe urabyemera ikintu cya nanjye nkubwira umugore waramushatse ntabwo umugore ari ugushaka warushye wubaka inzu warushye ushaka ibyangombwa byose byo mu rugo umugore yaje mu rwuzuye ese warumutamo umusigamo kubera iki ahubwo abagabo bikunze kugaragara ko hari abagabo batifata baba bajyaha ahubwo akaba atabasha kunyurwa n'ibintu n'ibyo mu rugo bamusavinga akavuga ati reka ngende kuko hano ari ibukuru igihe isaha iyo yose n'ubundi nzaza ngaruka kuko umugabo ntabwo yagaruka mu rugo. hari n'indi defa abagabo bamugira mukabona umugore ni wowe uri kumubyaza umubyaje abana 5 noneho yasahani waryaga ntuhage ukajya gushaka wa wundi umwe kugira ngo b'abana batazagucura icyo kintu nacyo urakigira ntabwo urumva aho ntabwo umugabo wagiye ntabwo akiri umugabo nyamugabo aba yahunze